Yes, nanjye ngusuza kandi nizere ko umeze neza uri hose mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba n'ingerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenyewe nitwa Chekechua mugatukina n'abana ukina na banyina suratandukanye nsibanganya inkuta nasenye ntanga isa na mitima mwitubana mu biganiro bya buri munsi bagize uruhare gukora subscribe like share ndetse nawe ubasha kujya muri komanteri ukandikamo ibyifuzo byawe ukandikamo ibitekerezo bigiye bitandukanye nizere ko umeze neza cyane muri rusange nanjye meze neza cyane nubwo ibintu burya bidahora ari byiza cyane ndi kumwe n'inshuti ndi kumwe n'abavandimwe ariko simeze neza kuko ndarwaye ariko nanone abakurikira Kigali News 25 abashaka kumenya amakuru ari mu mihanda igitandukanye ya Kigali bimeze bite ndetse n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye abari muri Oman, Saudi Arabia, abari muri Canada n'abari mu Bwongereza no mu Budage no mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'abaturanyi mwese nizere ko mumeze neza abatameze neza Allah subhanahu wa ta'ala bahoza ku mutima we nuko aba yaraturemye aduhoza atureba icyoroshye kandi aturebana amaso y'impuhwe ni nkuru yabaye tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2024 hanyuma rero ni nkuru abantu benshi bajya bategereje ni nkuru yavuzwe mu byinshi bigiye bitandukanye ndetse bagaruka basesengura byinshi bigiye bitandukanye n'abandi bana nabonye baje muri no mihanda yitangazamakuru ariko babandi babita abanyamakuru atari abanyamakuru hari n'abenshi mu banyamakuru babatega imitego mitindi ariko of course mwenye ntago bishobora kubaho kuko Uwiteka ashobora byose mumeze mute mwese muri komanteri mubinyereke ibishimwa n'ibinenga mubimbwire ushobora no kwibaza ati cheke tu kubera icyo tuzi ko ufite kamera ndetse ukaba ushobora kuduha amashusho yawe tuganiriza uganira n'abandi bajya batandukanye ko mumaze iminsi mubona yuko hari mugenzi wanjye umwe wari umaze iminsi muramfasha nuko ndwaye ariko nanone mpamvu mahe audio nuko hari amakuru abagenda atandukanye mbangiye kukugezaho murabizi inkuru y'akaganga ndetse inamuhoza muri no misi hashije iminsi igera muri 2 batandukanye hanyuma rero hari byinshi byavuzwe hari byinshi nagiye nkurikira namwe mwagiye mukurikira ariko nanone nago mwigeze wenda mwumva muhoza ari agira icyo atangaza cyangwa ari cyo yavuzeho abenshi nanone ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge namwe mwese mwari muhari mutegereje kumenya ngo biraza kugenda bite urukiko rwasomye itandukaniro rya Kaganga na Muhoza ku isaha ya saa 9 ishyira saa 10 ruvuga byinshi bigiye bitandukanye ariko benshi ntago babyishimiye dore ko nanjye ntabyishimiye kuko harahabaye nabaye hafi y'umuryango ndetse nabaye umukwe w'umuntu ariko nanone agenda havugwa byinshi bigiye bitandukanye ariko ntacyo bimbwiye cyane mbere nuko mbameze neza n'umuryango wanjye tumeze neza n'abahungu banjye ndetse n'abakurikira Kigali News mwese mwakoze subscribers mwumva hafi tubana buri munsi ntacyo byari bimbwiye cyangwa ntacyo biba bishaka gusobanuraho kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko nanone ku murongo wa telefone nashatse guhamagara Muhoza we wagize uruhare kugira ngo atange ikirego atandukane na Kaganga ndetse ngo bikagaragara ko ashoyemo amafaranga menshi agiye atandukanye akaba yaragizemo uruhare ariko nanone bikaba birangiye Munyarwanda wa mugana avuga ngo niko zubakwa ku murongo wa telefone mwana nimfasha kaza kunyitaba hari byinshi ngiye kumubaza hanyuma mubaze yabyakiriye ate kubera ubwo bimeze bite ariko nanone akaba ari amakuru ko nyuma yuko Kaganga atandukanye na Muhoza yikojeje iwabo Muhoza yagiye gukora iki niki cyakimujyanye nabwo azabitubwira ku murongo wa telefone ndabona Muhoza abashije kuba yatwitaba Muhoza biriwe amahoro y'Imana abe kuri wowe n'umuryango wawe ndetse n'abakobwa bawe
turi live mu kiganiro kuri Kigali News 150. Hari byinshi twumvishe muri no mihanda ariko benshi ntibabasha kumva. Ku ruhande rwawe bimeze bite nimba watwihangananye gutwaganira? Ntabwo nabyumvisha kubera ko mpamagaye mu kiganiro. Impamvu nkuhamagaye nuko mbanzi mvuga ati muza bimeze bite nabasha kunyitaba ndetse n'abamukurikiye n'abamubaye hafi mu buzima bwa buri munsi cyangwa mu bijyanye n'urugo rwawe rukagutandukana na Kaganga. Hari byinshi nawe bifuza kumenya kuko umugabo wawe yatangaje byinshi. Ubwo nimvuga umugabo ubwo wahita uvuga ati ni umugabo wanjye wa kera usuwa kera, ariko turashaka twibwire wowe nawe twibwire tuzamuye tuvanye Kicukiro tuzamura Nyamirambo tariki 24 byari bihagaze bite? Ese Kaganga atandukanye muracyari kumwe uko tubyumva? Ntabwo byari ngombwa kubimbaza mu kiganiro. Uraza kwihangana ariko n'ubundi uzaza utubwire ido n'ido bavuga no mu rundi dusegurire nyine ingene uri byifashe. Uvuga ntabwo ari itegeko bro. Ariko washyiramo imyago ukatuganiriza kuko ufite abanzi ufite abakunzi, ariko burya kugira n'abanzi benshi burya ni byiza kurenza uko wagira inshuti nyinshi. None ushaka kumenya Kaganga Umuhoza Antoine mwaratandukanye cyangwa ntabwo muratandukana? Byifashe bite ko twabonye bari byatangaje? Twaratandukanye. Mwaratandukanye burundu cyangwa ari byo mwatandukanye ariko ntabwo ari gutandukana burundu? Oya, no gutandukana burundu. Ubu ngubu ntabwo akitwa umugabo wawe? Reka shwe. Ubu wamwita nde? Namwita ndetse namwita ndera. Umuntu wakwihakanye akagusebya nzamufata nk'abandi bose. Nk'abandi bose. Warabyishimiye cyangwa urabyishimiye? Bana we twibagiwe gutumira mu birori. Mwarabikoze? Narabyishimiye birenze. Mana ugize amahirwe ugatsinda shitani koko mana yanjye. Yemwize shitani ariko nyine bajya bavuga ngo intsinzi bigomba kwishimirwa, kandi nk'abanyamasengesho bakunda gusenga rigira ugati natsinze shitani. Kubera iki abantu bari bubyumve bitandukanye ariko sinshatse kumwita shitani. Kubera icyo uvuze ngo ni shitani, ngo watsinze shitani kandi tuzi ko shitani ari sekibi. Igini byarapfuye. Hanyuma urukiko rwisumbuye rwa Nyamirambo rwanzuye iki? Icyo umva ariko ngo maze mubaze ariko ngo mwari munegereje. Njyewe se ako muranasetse njyewe ntabwo cyakora murimo murama isi nayikeneye ngo yamwirirwa mumvuga mukicara mukamvuga ariko nawe buri moda urabona ko wumva koko nyine yisi. Njyewe tuvugana ntabwo ndi i Kigali, ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, ntabwo ariko nanjye nza kuhaba nari guhurura nkakira hariya mikoro, ariko ndizera arashidikanya ko ntari guhabwa ikiganiro kuko mu mihanda havugwa byinshi, ariko nizanashidikanya ko uzaza ukagira icyo abwira abakurikiye Kigali News amaso ku maso kuri screen zacu. umva mpamagaye ndi guhanda uza babarira muzahamagara. Nta kibazo dusoza watubwira ibyo umushinjacyaha cyangwa umucamanza yanzuye. Icyo yanzuye se kugira ngo hari icyo narenzaho ko baba baraje kubivuga, gusa nyine ikintu nabwira abanyamakuru mujye muvuga ibibareba kuko ibyo mwumva cyane nibiba bibareba. Yego wenda waje gutangaza no twagiranye urugo, ariko kumva umuntu umwe si byiza. Azaza yicara aho ngaho avuga ibyo ashaka, ariko ngewe sinzigera musebya ngo nuko natandukanye nawe. Ntabwo rero ntabwo baba baziranye byinshi, ubuzima twabanye arabuzi, nta na rimwe ngiye nzigera nicara mfate kamera ngo mvuge ngo mu rugo rwacu byari bimeze ukuntu uko nteye. Bazavuge byinshi, bazandike byinshi, nawe Bosco Empire nyuma twaraganiriye neza, ariko iyo munyise indaya ubundi ubwo ngubwo mwanguze neza. Bari barashaka yanyise indaya ariko ubwo yari yaranguze, ahubwo ndamushinja kuba ataranyishyuye. Ende? Umugabo. Antoine se cyangwa uriya munyamakuru? Wahoze ari umugabo wanjye. Reka wenda tubyihore ibi ntituzabigarukaho. Amakuru avuga yuko agomba kuzaguha buri kwezi 10,000 agatanga na 3 bya mituweli. Amakuru niyo, ese wowe urabivugaho iki? Urabyemera ko azajya yaguha? Ibyo ngibyo ni ukuri kuko byaravuzwe kandi byavuzwe ari ukuri. Yagaragaje ko nta bundi bushobozi afite.
ubwo rero nkumva ko ibintu by'amahane kandi ndazi neza ko nayo atazigira cyangwa ko kugira ngo azajye n'igice kimusohokamo no kwirukanka mu buyobozi azame cyangwa yaretse. Ushatse kuvuga ko nawe ukeneye ko ntayabona se? Ya ntayama sinzayanga ariko ndabizi neza ko atazibwiriza ngo ndagiye kohereza Muhoza, ahubwo Muhoza niwe uzabwiriza umuntu ngo hereza. Cyangwa kubwiriza uzabikora bishaka n'utabishaka uzabireka. Ikijyanye na ADN ko cyavuze ko gupimisha ADN kugira ngo umwana amenywe nimba koko ari uw'akaganga cyangwa ari umunyamakuru wirirwa uvugwa mu mihanda hanyuma wakivuze ko ari we bavuga. Wakivuze ko ari we bavuga. Byagiye mu nkoko njyewe ntabwo mari nyine bajya bivugira kuko umwana n'umugisha urumva kandi burya ngo umwana amenywa na nyina ariko biba bibabaje ko waba uri se w'umwana warangiza ukamwihakana. Ariko nagira mbabwire umuntu uzongera kunyita indaya mwa bantu aho ngaho ni njye nawe. Abo wemera guteretwa niwe ukeneye? Ego ko mwana ahubwo si ubwo ugira ngo mfite umwe. Yarabuzuranye bahaye ruvugire ngo bongere bagaruke bavuga rya jambo. Bavuga se ariko ngo wamutekeraga neza bihagije pe aragushimira cyane. Yaza kuba yararyohewe n'aba yaramsebeje. Usibye ko nyine ari ugukora inashima. Ese ntabwo twabitinda. Ku munsi wa anniversary twagize anniversary ejo ni ku munsi wa 4 ku itariki 25 ko tugeze tubona imboga zawe mupostinga ni muri ngo mwifurize isabukuru nziza. Ese turaziranye kareka mbabarira. Tuziranye ubungubu. Okay, twabonye abanyamakuru barayimukoreye rwose tunabashimire cyane. Imana izabahereza umugisha kuko n'ubwa mbere afeteho. Hanyuma bakuri icyo kiganiro n'ubuzima 50 uri tayari kuza kubera ikiganiro amaso ku maso imbona nkubone uvuga buri kimwe cyose ndetse tunashimire boss kuko yaje no guhamagara gasaba imbabazi yuko byatangaje nta makuru yari abifitiye ngo kabara namuhabariye. Naramubabaye none se ko nawe yavugaga ibyo paparazi nyine zigenda zivuga. Ntabwo namurenganya kuko rega iteka n'iteka iyo umuntu yumvishije uruhande rw'umuntu umwe byanze bikunze wa wundi wavuze niwe uba umwere. Aho utavuze rero isaha n'isaha agomba kuba umunyamazi ariko nanjye nicaye nkavuga buri kimwe cyose kuva hasi kugera hejuru mwakumva ko najya arenganye kuruta uwo mugabo. Ushatse kuvuga ngo uri wa mugore wakubitirwaga mu cyumba uri hanze nabimenye? None se njyewe mfite uwo mwanya kwirwa mvuga ubusa? Ni ukuvuga ushaka kuba kavuga amahombo se? Oya nshaka kumuvugaho ibintu byinshi mbabarira. Ndumva yego gusa ikintu nababwira cyo ntabwo njyewe nzigera musebya ngo nuko yatandukanye nawe nongere mbisubiremo. Kuba narabanye nawe hari ibyiza namubonyeho hari n'ibibi namubonyeho nubwo wenda watigeze anezezwa n'ibyo byiza yambonyeho agafata umwanzuro wo kunsebya njye sinzigera musebya. Hanyuma bajya muri commentaire bakakuvuga nabi nubwo hari ntawe uneza rubanda bakagira ibyo bavuga batanahagazeho bakandika n'amagambo wenda gukomeretsa babwira iki? Uyagiye ntabwo nkomeretsa kuko ibyo ntarabimenyereye. Abantu babireba bareba nyine bitewe n'ibyo umuntu yavuze. Umuntu asubiza bitewe n'ibyo yumvise byamukoze ku mutima. Iyo icyari yakarira ariko ubundi buriya mutse ari amarira sinshaka kubitinda gusa abantu bandika muri commentaire sinabarenganya kuko babumvishe ibyo umuntu umwe baba bagomba gusubiza ibyo bumvishe nyine bitewe n'ibyavuze. Ntabwo nabarenganya ari amarira ariko abababajwe n'iki wenda n'ibyo niwe wa mbere waba yubatse agasenge. Twumvise Platini twumvise n'abandi bagiye batandukanye ariko ntibagize icyo bavuga ariko wenda mu myaka ye mikeya niyo mpamvu yaza wenda akarira. Numvise ko navuga ati reka rire abadiaspora bamufashe kandi koko baramufashije. N'ikijyanye na DNL ngo aha amafaranga ya DNL ngo arangije ngo arayarya nabyo ubwo simbizi. Ngo nanjye ngo kujyana nawe ngo gupimisha DNL njyewe ngenda najyanye namwe wagenda ajyanye namwe ajya azababwira ibyo ashaka. Wemeye gupimisha DNL ubu ngubu nubwo atari itegeko? Nabishaka azambwira ngisa kugenda ndavunika. Ushaka kuvuga ko ntacyo wikoreye kikuvuna? Abe
urakoze, reka tugushimire. Gira ijambo noneho umubwira wenda rishobora gutuma aryoherwa naryo kandi akabyishima, akaba ati nibura muza kuri Kigali News ya 25 avuze rino jambo rinyo ku mutima. ubwo ni icyo namubwira cyo nyine nakomeza akore inkuru nziza nyine zizatuma hagira nyine zituma bigira gutera agira hava n'ahagana gusa, ariko nakomeza kuvuga Muhoza amuhoza. Turagushimiye. Ni Gaudence Uwamahoro, akaba yitwa Muhoza, wari umugore wa Kaganga. Ngira ngo murabyumvishe mu byo abashe gutangaza. Ati ubungubu twaratandukanye burundu, ati ndetse mfite n'abakunzi cyangwa mfite n'umukunzi. Avuze byinshi byetandukanye, munyarukire muri commentaire. Impamvu tutahuye amaso ku maso cyo mutambonye ngo nganirize Kaganga tuzaganira nuko ntari mu mujyi wa Kigali, ariko ndakubukayo aho ndi vuba cyane. Hanyuma mbatemo, nyamuna mukomeze mukore subscribe twuzuze 100 nkuko 90 n'abantu 440 ingahe bamaje kugera. Murumva ko ari vuba cyane, twazamura igikombe. Muraba agaciro, muri inshuti, abanzi, abakunzi, mbahoza ku mutima. Nitwigera tunanirwa kireka iyo twigirishije kubana namwe, biramfasha muri kimwe cyose. Kandi nanone nshimira abanyamakuru bagenda bamvuga, nshimire n'abafata uruhare rukomeye kugira ngo bakoreshe umuntu nsebya, ariko nanone nababwiye ko nyuzwe, ndetse nabo ndi mu nshingano zabo za buri munsi. Nta kibazo bafite, nta n'icyo batekerezaho, nta n'umwanya baba bafite wo kumva imihanda. Mubaza ati kubivanamo wowe si urimo, ndimo rwose. Kandi nyamwanga kuvugwa buriya se gutavugwa